Yes, twizeye ko mumeze neza cyane. Yitwa Sportivar TV nkuko mumaze kubimenyera. Twari twarabahaye promesse yuko tuzabatwara ku bibuga bitandukanye, habereye matches zigiye zitandukanye. Ndi kumwe n'umuvandimwe n'inshuti yanjye benshi bavuga ko turi n'impanga, bamwita Nepo. Dushime Nepo, bimeze bite? Meze neza cyane. Ku Gasozi se Kagasogi abantu barataha kuko buri bibaye bibereye ku karubanda nta gitunguranye kirimo cyane ubona ko ikipe ya Rayon Sport avuga ko yarushije Gasogi cyane cyane igice cya mbere. Yes. Anyuma Nepo, ngira ngo nago turi buze kubica ku ruhande ya match twarebye, wenda turaza no kuyiganiraho nyuma n'abakurikira Sportivar TV, ariko ndi gushaka nk'umuntu ukurikirana ikipe ya Gasogi mu buzima bwa buri munsi, ukurikirana cyangwa se ubana n'umuyobozi w'ikipe ya Gasogi, uko mubona ku maso nta kadeception kabaza karimo kubera ko buriya nicyo wenda nkundira umuyobozi wa Gasogi United, suko ari boss wanjye, agira akantu ko guhatana, agira akantu ko kumva ko byose bishoboka, agira akantu ko kumva ko ikipe ye nayo yabishobora nkuko izindi zabishobora, bitandukanye nuko ama ekipe yavutse ari mashya bigorana cyane cyane kwinjira muri urugamba rwo guhangana na Zaperi na Rayon Sport. Niyo mpamvu urebye yari yifuje yuko yatsinda uyu mukino, yari yawuteguye, abakinnyi bagenda baremamo kuza bakotana bashyiramo imbaraga, ariko birangira kuri inshuro bidakunze. Ntabwo yabyishimira, birumvikana kuko nawe yashobora wakubwira yuko ashaka igikombe cya shampiyona, nubwo uyu mupira wacu ugira ibyawo, ariko ubona ko agahinda ko kagomba kuba karimo nkuko warubimbaje. Mu kiganiro n'itangazamakuru mu kanya gato Nepo aravuze ati ngiye ibyo ari byo byose match mba nayiryoheje, n'ikimenyimenyi perezida wa Rayon yabutse ntiyaje muri stade. Urumva ubushize yari yavuze ati yakuyemo ikote yishima ibyishimo bitari ibye, yavugaga ko intsinzi bayimushikuje mu Bugesera, ngo bamwibye bakayimushikuza yariye. Aravuga ati rero igihe cyo kugira ngo nanjye nyisubize, ati rero ubwo nyakubahwa Jean Fidel waheza tuzabuhari nyigushikuze nanjye nyitwara izuba riva n'abantu bareba. Mu gitondo nagize amahirwe yo guhura n'umuntu bita Ritadi Captain Wezo Jean Fidel, turi kumwe, ngira ngo gahunda yarafite gahunda kujya mu bukwe. Nyambwiye ngo iyi match arabizi ko ari buze kuyitsinda, ntago yasiba ubukwe bw'umuvandimwe, ariko Kenesi ntabikorozwa ibyo bintu by'ubukwe. Aravuga ati niba ari ubukwe nanjye simbyemera, yagomba kureba uburyo ajya mu bukwe, ariko agashaka iminota mike kuri match ya saa moya, akagera igice cya kabiri, ariko akaba yahageze. Niko bimeze. Hanyuma wenda Nepo uri kwihuta cyane kugira ngo nanakurekure, wenda nko mu minota nk'ibiri ni match ubonye gute mu busesenguzi bwawe? Urakoze cyane. Ni match nabonye mu buryo butandukanye. Reka mere ku gice cya mbere, ikipe ya Rayon Sport wabonaga ko ekipe yabanjemo bakina n'ikipe ya APR yakoze impinduka zigera muri ebyiri, azanamo Manu hagati mu kibuga, mvuye kuri Emmanuel, undi yakozemo impinduka uragenda unyibutsa ni Manu abakinnyi bose na Majariwa kuko nayo yagize ikibazo cy'ibyangombwa, ariko ikipe ya mbere isanzwe mubwo nayo ngire kuri babandi bakinnye n'ikipe ya APR, urebye bari bagira icyizere. Ngendahimana na Roger ku munsi yazanye witwa Manu ndetse n'uyu mutara mu Majariwa. Ikipe ya Rayon Sport ubundi reka nkubwire mbere y'umukino utangira, nayo nanabibwiye abantu, ikipe ya Rayon Sport ni ekipe navuga ko izaba iri mu ma ekipe nanayiti ya mbere nge ku giti cyanjye izaba ifite mediane iremereye. Ndabihera kuki? Urebye Majariwa ni umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'u Burundi mwiza, suko ari w'ikipe y'igihugu, ni umukinnyi mwiza. Ejo niwe nawe niwe twaganaga tuti uyu mukinnyi Rayon Sport yamumara n'umwaka ikamukinisha n'undi ntibikunda. Uyu mukinnyi arakina football iri moderne, wa mukaseri umenye burya rekipera, igihe arekipera n'icyo ahita amaze umupira nyuma yo kurekipera, kandi agakina muri zone ye, akaba yakwigira imbere bitewe n'igihe runaka. Ikindi namukundiye uburyo yanima mugenzi wo muri imbere, nagiye garuka. Wabonye ko we na Manu nicyo kintu babanje gukoresha mu gice cya mbere, basa nkaho bamira Gasogi muri mediane. Impamvu navuze ngo rero iyi match nge nari nayireberaga cyane cyane hagati mu kibuga. Gasogi urebye uyu munsi igiti komeyemo ni mediane nayo, kuko ufite Idrissa tuzi ko kuri gatandatu yazikwakasa neza, aratema bamwe ko amwita nyine umukaseri, ariko akagira imbere y'abakinnyi babiri bazi gukina baro. Hari uwitwa Muderi Akibar, hari uwitwa Maripangu captain. Aba ni abakinnyi mu gihe ikipe ya Gasogi yakumize hagati, yakumetirije hagati, biragorana kugira ngo yikure imbere. Rayon Sport navugaga ni nibasha kumira Gasogi, kubera ko yo wenda mu zindi sector nayo ifite abakinnyi nka Ojera, Charles Bare bo bashaka gukora ikinyuranyo, ba Yusefu
au contraire Gasogi ugeze mu bimbere tubwizanye ukuri ushobora twamubonye Cedric Rizeri Risombo byamugoye umukinnyi mushya yabuze solution wenda sibye mu gice cya kabiri kwa Serumogu bivuze neza none washyiraho Raveni Maxwell Jumeku ubona ko kuri attaque nawe bisa nkaho byagoye niho rero iyi match yagomba kwitibera ikinyuranyo hagati n'ibyo nakubwiye niyo mpamvu babonye ibitego bya Rayon binajyamo ku makosa ye ya Rayon Sport nako ya Gasogi muri mediane Idrissa atakaje umupira mu gutakaza umupira Rayon Sport yorekipera iwugeza mu izamu itsinda igitego cya kabiri n'icyambere umupira watakarijwe hagati mu kibuga bivuga ngo uguhangana kwagombaga kuba hagati mu kibuga rero ikipe ya Rayon Sport ibona ibitego bibiri ekipe yabonye ibitego bibiri ihusha n'ibindi yagomba kubona ibirenzeho igicero cya mbere cyaje kunagira umutoza Rayon Sport ari mu murongo mwiza hari ikintu kimwe numvishe polemique ubushize urana umutoza Rayon Sport asa nk'ukina igipira ndaguteye
tutari mu kiganiro kubona interinete yananiye.